ariko mbabarira akose abagabo noneho njyewe najyaga mbavugire ko noneho cyandenze none so ababashije kwicarana hariya bareba muri ziriya nyo. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Nakumiro pe. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka dutangire tubasuhuza ndetse tunabaha ikaze tunabashimira aho muherereye impande zose z'isi abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri Kigali News Channel ngo tuganire, muze mwumve ukuntu tuganira, muze tubane mu kiganiro cy'uyu munsi kandi nizeye ko muri buze kuryoherwa. Bibutsa gukora subscribe, share, like na comment, mukomeza kudutera ingabo mu bitugu. Meze neza. Meze neza. Uzi kugusubiza ngo meze neza. Uzi kuntu naba mbaye nkawa mujama babajije ngese ngwina hangaha se ngo mumeze muti, akavuga ngo tumeze neza, ngo bashiki banje ni indaya, ngo nanjye ndi imbobo, ngo tunkura umogi, ngo turafunga tugafungurwa, ngo turabajura, ngo baradukubita zakira tugasubira kwiba, ngo mbese muri make urebye tumeze neza, ngo ntaribi. Ngiye kukubwira ngo meze neza naba mbaye nk'uwo mutipe. Nanjye meze neza, abakobwa bariyambura, baraho barahena, bariyambura ubusa, barahenera abagabo. Abo ni bane suri kuvuga. Ya papa. Ga umbabarira ibintu uze kuza kubishyiraho. Ibiki nkiraho. Ibi bintu byaba abakobwa nakweretse. Uze kuza kubishyiraho ku kiganiro. Yego. Ese bira bintu byabereye muri Kigali. Kandi wumva bavuga ngo mwahise musubira handi Nyamirambo se. Nese hari Nyamirambo iba muri Belgique? Cyangwa muri Canada habayo Nyamirambo? Hari Nyamirambo iri muri Amerika? Liza bira bintu. Abantu muri Amerika muze kwandika muri comment mutubwire nyamuneka niba aho ngaho namwe mufite biryogo. Kuko ibintu byahinduye ni mu Rwanda. Hano. Ese Liza duhere kuri baraba. Niho imbwa zihunguye ivumbi ziratinyuka. Ziricara abakobwa barazihenera. Kandi harimo n'abasore n'abagabo baravanga. Hari ahantu urabona hatarimo ingeri zose. Wagira ngo ni mu kagoroba k'ababyeyi. Kari ku kagoroba ka. Ya papa, oya. Oya. Kari yo noneho. Hari abahita mu kagoroba k'ibirumbo. Ariko mbabarira akose abagabo noneho njyewe najyaga mbavugire ko noneho cyandenze. Uzi ko nabuze ikintu mvuga ku bagabo. Noneho nta ruvugiro. Kwiki? None ikintu kirenze. None ikintu icyo nkundira abagabo. Ubonye inkuru itavuzwe n'umukobwa. Cyane. Icyo nkundira abagabo n'abanyebanga. Uretse kuraburana bakajya kureba muri uko kuzimu. Nta wabwira abandi. Ese hari umuntu ubwira mugenzi wawe ngo tujya ahantu nka hariya cyangwa bahurira. Hari umuntu ubwira mugenzi wawe ngo tujya ahantu nka hariya. Nta bagabo se bajyana gusambana. Abagabo bajyana gusambana. Noneho uzi ikintu gitangaje, hari nk'igihe usanga ugasanga nka musaza w'umukobwa yajyanye na muramu we bose bagiye gusambana. Bibaho. None so ababashije kwicarana hariya bareba muri ziriya nyo bananirwa kujyana gusambana. Ni bangahe se bari abakobwa bagiye bari abagabo bicaye hariya? Ubarebye urabona atari ikipe n'abasimbura. Ubu se babashije kujyana kureba biriya bintu. Abakobwa bambaye ubusa buri bitanyagura bitantamura bahenura bacurama bacuro. Urambwira yuko umuntu wagiye kureba biriya bintu abahuriyeyo ubutabazajya kugenda badacanyeho. Bamwe bajya guca ku bandi nka kumwe kera twajyaga guca ku bandi bana tugiye ku ishuri. Ubwo mucawe mubwira ngo ngwino tujye kureba. Shwadiru ariko urabazi. Hari n'igihe wanasanga banandikirana mu message ati tujye mu nama. Uyu munsi dufite inama. Umugore yagwa kuri message ya Kabutindi ngo bafite inama, akajya hagatera amashati amapasi atazi yuko umugabo wiwe agiye kureba Mukamazi imfura. Mukamazi imfura. Ese Liza noneho bari abakobwa bo. Wabonye ka video bari abakobwa bo ntabwo. Bari bazima.
wabonye ka video baza wagira ngo ni ikipe ije mu kibuga ese ubundi oya ahubwo bafite ibintu barimo barwanira niba ari ibivuta niba ari fanta biri mu icupa ariko niba ari ibivuta niba ari amazi niba ari fanta barimo bisukaho erega ubwo n'ububere ku karubanda we ariko nka ziriya kagahinda kakwishihanganye nka ziriya nturo buriya ziba ziri hagana he ngo barabafunga bakabafungura we cyane ngo baramenye ngo raga ngo baradufunga ngo bakadufungura ngo twarabimenye ni nka wa muhungu neza ati ntaribi turafunga tugafungurwa turinda turi imbobo tunyura umugi twareruye baradukubita zikatunukaho tukongera tukazikira tukongera tukiba ati birarega si ubwa mbere bibaye ubushize twamazeho ibyumweru 2 noneho uyu munsi babajyanye bose n'abakiriya bari bapakiye bavuyemo mu kanya saa 10 sha umva rwose nta kibazo baradufunga bakadufungura twaramenyereye undi nawe atese wabwiye shobuja agahindura location niba byarabaye irabo ati we si ibyo umubwiriza ati araraho bwije ageze biberaho bwije tugeze papa ni hariya nukuvuga ngo bya bintu byo mbwira ngo byo gusirimuka byo mugira hara nibyo niho mubigeje biriya byo noneho birenze gusirimuka bira naga ari ibisirimu ni ibisirani ni ibisatani umva biriya nibyo ga abantu nibaza kubona iyi video ku muntu utazi icyo bita ibishitani byari byo biriya nibyo bita ibishitani ariko abagabo nta seseme bagira kujya kwitegereza mu nyo uko bagabo nta seseme bagira we baze kwitegereza mu erega ubwo babana harimo n'uwahengerezaga agakote k'umweru n'umukara yari ameze atya neza arebamo wagira ngo hari nk'akantu ke kahagamyemo papa neseriza buri societe none hiragana he shana ukuri kw'Imana reka mbabwize ukuri leta nishaka nanjye impakazi ariko ikora umukwabo dukora umukwabo kabisa kandi hari ahantu bari kubera bira bintu nka jihad ntiyahabura ntago yarahari ntago nuko tutamubonye ariko ntiyaburayo nasuzi ngo gufata video biba byemewe ko nuriya wayifashe bura ntaza aho yabaciye muri humye nese binjiramo nta matelefone bafite cyangwa baba babiziranyeho ko nta muntu wemerewe gufata video baba babiziranyeho ari naho numvise ngo babambura amatelefone ngo harukungo bayababikira neza ubundi mukajyayo ubusa ahantu hari abantu bahennye kuri uyu muntu yakwamburira telefone ukaza kuyicyura waba warebye mu nyo bigeze hari umuntu yakwamburira telefone ukaza kuyicyura baba we gaho mwabagore mwe b'Ikigali nimurebe ibintu mutunze warangiza umukobwa w'umuturanyi yakwandikira message umugabo wawe wenda kubera ko ajya muhari ifite agiye mu kazi yamwandikira ati waramutse mu gitondo ese uyu munsi uragenda uyu munsi urajya ku kazi akaba ari byo ugira ikibazo nkaho utazi ko yarareba inguni zose z'ikibuno icyampande enye icyampande 3 icyampande yewe data we ya papa izatanga inama nta nama umuntu ujya hariya ku muntu kuko abantu bajya hariya barenze ihaniro bariya nabo gufatwa bagahambirwa abenshi aho uri busangire ya video hose ko abantu bari kuvuga ati muturangire birabyo ni ibiki abantu bo bafite iki kibazo abantu rega ibintu byarabahindukanye private show ntago ari ibintu birenze ntawe utayikora ariko nawe wayikora jya ahantu ku ruhande nawe wayikora oya we none se ubundi ibintu biri private biba public ari kuriya nabibonaga Iseriza utagiye hari akandi ka video wenda ukoze private show ukabikorana n'umuntu umwe ibyo wenda uko biri amagoragoreze ni nko gusambana bisanzwe urabishyigikiye byo oya ntabwo wenda mbishyigikiye ariko amaburaburizi ni nko gusambana bisanzwe da si igitangaza kuba abantu basambanye si ubwa mbere twaba tubibonye ese da kuriya guhuruza ihiriri ry'abagabo ariko igitsina ni kibi buriya bose nicyo baba baje kureba so ariko uzi ko umukobwa avukana ubusitari niyo ntacyo yakora kugira ngo yamamare Iseriza kuri kuvuga bari abakobwa n'abaki
hari undi musore nabonye ese ubundi buriya bintu Scovia yabibonye agomba kuba yabibonye muri ko ntekereza cyangwa se ushobora kuba bitaramugeraho ntabwo biriya bintu Scovia arabibona njyewe ngira amagambo ariko uko biri kubera yuko wenda nkiri na mutoya ntagera mu kigero cya Scovia wenda hari ibyo mvuga singereho ntegereje kuzumva ikintu wazabivugaho uko abantu bagiye kumva iki kiganiro bagiye kwicara bakiga niko nanjye nzicara nkiga ariko abashoboye guhana nyamuneka babegera abantu nk'abariya abashoboye guhana bari urabona n'abaguhanwa ahubwo polisi bakura hari bajyana kubafunga kuki bajyana kubafunga bariya ko arabo kujya indera uko babajyana hatarahabo babajyana aho badakwiye bariya nabo kujya indera nta nubwo ari indera ariko buriya mu Rwanda nta bindi bitaro byita ku barwayi bo mu mutwe uretse indera hari andi mari habu nyine ngiye mbona ko mbitekereza ntabwo bararabo muri rihabu byamaze nta bitaro se byo hanze byita ku bantu barwaye mu mutwe ntabwo byaba umuntu bizaze kubimbwira muri comment bari abantu niho bakwiriye kujya naho gufungwa cyetse babajyanye muri Guantanamo niho habakwira urasa naho ntibabikorerayo babikorerayo ubusaba atinyuka kubikorera mu bantu hariya yego nyagasani ako wumiwe ngwiki abashusho nayo babonye yagukozeho ngwerega ugaraho arazunguza ububere n'ububuno noneho igishakeje bari abakobwa n'ibuno byabo binakomeye kubi ubundi mwabagabo mwe mwamureba iki birabona ko nabonye binakomeye kubi burabona ibyo bakunda noneho hari ufite ikibuno nk'icyanjye cy'umukara aragubwo nawe aranyemera imbere y'abana akagitega ariko mana ariko none ese nkaho dufite ikibuno cyenda gusa ubu urwana n'iki ese riza kankubaza ijozo ubonye umusore uko biri kose mu biro tujya kubinganya mu gitaramo cyo kwashima waramubonye ariko n'umukobwa uriya we ni umva mbabwiza ukuri pe njyewe sinyapfa kubahuka gutuka umuntu w'umugabo ngo ni imbwa ariko uriya we si n'imbwa ni imbwakazi y'umusore imbwakazi y'umuhungu ubu sereka nkubaze oya hano murahari muri ababyeyi hari ababyeyi hari urubyiruko hari abasore n'inkumi urumva mwese muvugisha ukuri turi kumwe hano kuri Kigali News Channel mumbare mumbwiza ukuri ubyaye umwana w'umuhungu kamurera akagera mu myaka uriya muhungu icyo nabonye cyo ntarengeje imyaka 24 ageze mu kigero cy'imyaka 24 n'umusore ungana na Gadi kweri ndamuruta ibyo kumuruta byo ntibindeba ariko uko ahagaze murangana mbabarira umbwira ukabona umukobwa arimo aragakurubangana hasi kuri agakurura hasi agakweshebura nk'umuntu uri muhirika imbeba yishe yarangiza akagafata akakagarika kuriya nako kakemera akagaterura agateragura mu birere kanagubuguru yarangiza agasimbuka kakitimbagura hejuru n'ibiro bingana kuriya nako kanezerewe kateze karangiza kagahaguruka kamanura ubukabutura kuriya kambaye ikabutura imeze nk'ikariso warangiza mbabarira umbwiza ukuri uretse ko ababyeyi mutajya muva kwizima nubwo utava kwizima ngo wemerere abantu hariya ntabwo ubonye ko nta mwana ufite akantu kakabwa ntabwo umuntu uzavamo umugabo wamuterura ugaterera mu birere kuriya ngo agukundire ntabwo byashoboka si komedi arimo si filime runaka arimo gukina kiriya ni igikorwa nyabaki cyo gutuma bagaterura umugandekazi yakunyuka ahubwo burayagusize amahoro uzi kawunga babariye weho oya kwanza abantu mumfashe twumvikane ukimara kumva umwana w'umuhungu arimo yikurubanga hasi kuri ntabwo uhita ubona ko ari imbwa hano ni byiza mukandi mu kiganiro ndaje nkuvugisha ukimara kubona mva ukuntu mvuganye n'umubyeyi mpindura akajwi
uranyumvishe gira gutyo ko umva se nkubwire ukimara kubona agahungu kawe ariko se nk'ababyeyi ariko uzi ko abana b'abahungu b'iminsi bazakuramo imitima ababyeyi babo ushatse kumbwira ko nyina wuriya mwana w'umuhungu yamubonye cyiterura kimwitimbura hejuru amabere ntiyikore ni ukuri ko Imana nanjye ntarakubyaye amabere yikoze ntonse ikintu kizamukubwira umuntu uzabimbwa ni kiriya gikorwa cya mbere bavuga ngo ikimenyetso cya mbere bakigaragaje atakigaragaje baragateruye baragatibaguye barakacuguse barakazungaguje barangije babonye ibyo ntibihagije barambika hasi arahanuka mwituraho arahanuka maze so ubundi buriya hari ahantu yitimbuye nta kintu cyangiritse buriya uriya muhungu akeneye gukorerwa uko yahagurutse babonaga ko nyine ngenda ndakomeza gukora operasiyo y'uriya muhungu Liza ibyo bintu byose tuvuze abo bakobwa abahungu oya wivuga ngo abo bakobwa bivuga ngo abo bakobwa vuga utabo bahennyi n'abahennyi maze rero nk'umugabo w'umugore agataha imodoka akaba yesaguje nko ku ipoto maze umugore wamubaza ese uwo mugabo yabaye ndeka shamenye ibyambaye umugabo wangesha yakoze accident avuye mu kazi kiko yaravuye mu miheno kureba abahennyi igiteranye cy'ibyo bintu byose urumva ibyo bintu byose twakomoje Liza tanga inama ni bapfe bihambe nibakomeze biruke mu mabi yabo bazanapfe bihambe niyo nama watanga none se bari abantu wababwira iki ziriya baba we ziriya mburugusu ziriya gasiya wazibwira iki niba umuntu w'umukobwa atinyuka gukuramo imyenda agahena umuntu w'umugabo nawe ukuzuza ubwenge uzi kwigurira inzoga mu mafaranga ye akicara akikiye inzoga yaguze amafaranga ye akarunguruka mu nda